yajya mu Bugande, yajya muri Kenya, yajya muri Tanzania, donc ikibazo ni muri espace yabo Schengen. Okay, urumva rero byo niba adakeneye kujyayo, ibyo bihano ntacyo bimubwiye. Ati imitungo ye barayifunga. Niba imitungo ye yifitiye ihene ye, yifitiye inka ye iruvunda, iyo nka irisekirize, ntabwo iri muri espace yabo bakontrola. Bo niba bavuze ati se icyo aho bitera gusa nurubwa nyine kumva ati fulani bamuhereje ibihano, kumva ko nyine baguterereje isi yose yumvise ko baguhannye, ariko ibyo hihano si le plan technique nta contrainte bifite byagukura mu byo urimo. Ibyo bihano byaratambutse. Alors haje kuza Qatar. Qatar yaje ite mwa biriya muri conflit. Iyi conflit umuhuza wayo yari Lorenzo, niwe bari bamaze gukora fusion ya processus ya Nairobi na processus ya Rwanda. Lorenzo ari ufite zo gahunda zombi, ariko byaje gusanga ko Lorenzo kuba Tshisekedi yaragiye kumureba ntawamenya nibiki bari baraganiye, parce que kuganira kwabo habojemo suspicion ikomeye cyane kumva ko Lorenzo ashobora kuba entre guillemets ataba partial muri ataba impartial muri ya conflit. Nibwo mpuza yaje kuzamo Qatar ishobora guhuza d'abord aba president babiri, president w'u Rwanda na president wa Congo. Byananiranye ko bahurira Rwanda tariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri hari ababibaza ati se kuki u Rwanda ruza muri processus. Ngira ngo icyo kibazo abantu benshi bajya bakitubaza. Ira processus ya Rwanda yari yo guhuza Congo n'u Rwanda mu kibazo cyo gushakira FDLR umuti, kuko FDLR ni menace bikomeye cyane. Ngira ngo mbabwiye ibikundi 12 byose byihurije bitandukanye, ariko byose bifite ideologie imwe yo gutera u Rwanda. Kandi Tshisekedi wenyine akaba yaravuze ati ngo azabaherekeza, ngo nta nubwo bimugoye ubu ngubu kohereza abasirikari ku butaka, ngo a partir y'Igoma ashobora kohereza za misile, kandi misile yaraziguze ziri hariya kuri aeroport ya Ndolo, izindi ziri aeroport ya Bangoka Kisangani birahari. Alors Lorenzo akazi bari bamuhaye Union Africaine no kugira ngo yumvikanisha aba president babiri barebe ko ikibazo cy'intera hamwe gishobora kugira ute gukemuka. Noneho bahereza na president wa kera wa Kenya Uhuru Kenyatta guhuza noneho leta ya Congo n'ama groupe armé, ariko we biza gupfa kubera iki? Kuko groupe armé zose barazifashe bazishyira muri leta babazalendo, hasigara M23 gusa. Ubwo urumva rero ko biragoye ko M23 ariyo yajya Nairobi yonyine irajya kuvugana nande ko bagomye gusinya charte ya ntuza bose bari kumwe. Donc icyo cyo cyatumye ntuza ipfa Nairobi. Noneho M23 baba oblige kuyensera nayo muri Rwanda kugira ngo ibyo yagombye gukorerwa Nairobi noneho abikorera Rwanda, kuko Rwanda ntabwo yagombe kujya Nairobi wenyine. Ibindi bigrupe 300 byose byaramaze kwinjira byo muri leta yamaze kubifata nk'abasirikari babo, kandi nabo baragombye kuba désarmés au même pied d'égalité na M23 au cas où iyo processus yashobotse. Nuko rero M23 ya ihurira iza nayo na Rwanda, ariko bitandukanye, ni des chemins différents hagati ya Congo n'u Rwanda. Aho ngaho ikaba noneho Congo na M23 adari nayo Tereze Kayikwamba yemeye ko noneho bari tayari kuvugana na M23 biciye muri processus ya Rwanda. Guko uko ubu bihagaze. Alors nyuma yabyo rero nibwo iyo processus yajemo na Qatar, ariko Qatar niyo deblotse cyane kuko yashoboye guhuza aba president bombi. Tshisekedi yemera ko ari tayari kwintera hamwe agiye kuzinetraliza, sibyo ko atari yatanga wenda plan bizagenda bite. A ce moment-là nibwo na M23 bayihamagaye bati niyorekane bonne foi, igomba gusubira inyuma kikomeze kwataka, asigaye habe un cessez-le-feu. Iyo mpamvu muri se communiquer ko bavuye Walikale centre basubira inyuma, ni muri cadre yo kubahiriza kumva ko hari agahenge gashobora kuba hagati ya leta na M23. Kugeza iyi saha nta mirwano ihari. Kugeza iyi saha hari invitation ziri mu matiroir zishobora kuba Qatar iri tayari noneho guhuza leta ya Kinshasa na M23 kugira ngo barebe ibyo bashobora guheraho gutangira processus y'amahoro.
muri make ngiyo update sur le plan diplomatique et sur le plan politique et sur le plan opérationnel aho M23 yarigeze n'ibiri gukorwa ku rwego rwa politike n'ibiri gukorwa ku rwego rwa diplomasi n'iya architecture mberetse y'aba acteur bakomeje gukurura amasinga hirya no hino kugira ngo iyi conflit ikomeze kuko d'une façon d'une autre bamwe bayifitemo inyungu. Ngayo amakuru twabaha nka update kuri iyi conflit iri mu akara karere bwana Godfather. Urakoze cyane. Thank you so much. Reka tugaruke noneho kuri nani kuri ku rugamba kuri tere. Ndatekereza ko afite amakuru byifashe bite, imirwano imeze ite, epwi noneho uze kugira ikintu uvuga kuri zitwite za Kainerugaba ati M23 ufate Kisangani nutayifata turayifatira mu gihe kitarenze icyumweru. Bishatse kuvuga iki? Très bien. Ashobora kuba afite rezo kuko natwe mu makuru dufite nk'abashakashatsi Tshisekedi nubwo ari kuvuga ko ashaka kuganira na M23 ariko hari amakuru yemezwa n'inzego zikomeye cyane z'ubutasi z'isi ko yamaze gukora contact na aba Ukrainien pro-russe baba mercenaires bari ku rwego rwo hejuru baruta Wagner, amaze kwemera ko bagiye kuza muri rugamba kandi ibikoresho byabo bya mbere bikaba byamaze kugera kuri aeroport ya Bangoka Kisangani. Icya kabiri nuko umutwe wa Kodeko uri kwica abahema muri Ituri umaze kubona ibikoresho bifatika bihagije biturutse kuri leta ya Kinshasa kandi UPDF ikaba yamaze kudeployinga, ahubwo hari komanda brigade ingabo za Kodeko zamaze guhitana wa UPDF witwa Byaruhanga. Urumva iyo menace rero ntabwo ikiri gupeza gusa kuri M23, iri gutangiye gupeza no kuri UPDF. UPDF iri muri programme ya operation Shuja na leta ya Kinshasa. Ibyo byose biri kuba kuri UPDF ntibibe kuri FRDC. Ngo aba ofisiye ba UPDF bari kwicwa na Kodeko ariko aba ofisiye ba FRDC ntabwo bari kwicwa. Et ça fait inquiéter. Niyo inquiétude General Kainerugaba afite, akavuga ati aba batipe nitubareka bagakomeza gukora ibyo bari gukora biraba bigoye. Afse mu mala Kisangani niri kubahereza umutwe munini kuko niho amadrone bamaze kuyamanura n'ibikoresho byinshi bimaze kuza. Ibyo biri kuvuga ko bibuziye gukoreshwa ni ura mutwe w'abantu za mercenaires pro-russe baba Ukrainien, kandi bikaba bisaba nkaho deal yamaze gukorwa tayari kuko conseiller uri chargé bya sécurité interne wa Tshisekedi amaze iminsi mu Burusiya nibe byamujyanyeyo kandi iyo deal yamaze gukorwa. Urumva rero ko UPDF ifite impungenge zikomeye cyane, aba ofisiye babo bangaye bamaze kwicwa, abasirikare babo bari gutegwa za ambush nyinshi, byose bakumva ko Kisangani imaze gufatwa, izo movement zose zaba zihagaze, niyo menace yabihagaze. Akavuga ati niba M23 itafasha twebwe turahafata kuko turabangamiwe, kuko ntuza ayo aba mercenaires nibaza mission ya mbere nukugenda bagasapotinga d'abord Kodeko, noneho bagakora ikibambasi cyo kuvuga ngo M23 ntizamuke, kandi Kodeko iri gufatanya n'aba ADF nalu abo UPDF yaje kurwanya. Urumva rero ko Twitter ye ntabwo ari na Twitter gusa, declaration ye se fonde, ni menace ikomeye cyane kuko bari gufatanya n'umwanzi wabo. Urumva ko niba bakomeje nabo bari tayari bafata Kisangani, ubwo bafashe Kisangani iyo menace yaba mercenaires kabihagaze, noneho na Kodeko ntiyongere kubona support iri kuva Kinshasa kuko iyo support iri kugwa ku kibuga cya Bangoka Kisangani. Ku zindi front ya Walikale ntabwo bikomeye cyane bitewe nuko ingabo zihari kugira ngo zibone umusado uturutse hirya none biragoye, ahubwo kibazo bukiri muri Sud Kivu kuko iyi mitwe yose nababwiye ya XFR ya kera yigabanijemo muri ibi groupe 12 bose benshi bahungiye muri Sud Kivu. Alors ubu bikaba bose birunze ibuvira
akaba ariyo menace bari kugenda kugira bajye kumenasa abanyamulenge, donc gukora nka représailles ku byo baboneye muri Nord Kivu na Bukavu, bagakora représailles ku banyamulenge. Ubu ngubu byongeye tena kuba nabi cyane, hakaba n'indege ziri kurasa cyane zirasa impunzi nyinshi zahunze z'abanyamulenge ara muri Haut Plateau. Alors ngicyo ikibazo ubu gihari, byaba byihutirwa cyane kuba Uvira yatabarwa kugira ngo abanyamulenge bari kwicwa hara muri Haut Plateau nabo babone ubufasha, bagira amahoro nkuko abandi batuye muri amateritoire sinababwiye bamaze kugira amahoro. Ndagushimiye cyane. Ndabona Dr Eric network ikomeje kumutenguha. Abantu bafite ikibazo bashaka kubaza Top Kivu, ubu mwazamuka babiri cyangwa batatu bonyine, ariko Dr ndabona igihe cyagiye, nibigukundira network bikagukundira uze kuzamuka kugira ngo noneho tuze kunyura muri ibi bintu. Wamaze kumva amateka y'uru rugendo kandi nawe usanzwe ubizi, wumvishe update ya nonaha y'uko ibintu byifashe. Turashaka rero nko umwe mu bahanga no mu basesenguzi mu bya politike uze kudufasha uduha icyerekezo cy'iyi ntambara cyangwa urugendo. Urabibona ute? Urabyumva ute? Nibigukundira uze kuzamuka, ndabona network yagutengushye, hanyuma noneho tuze kuganaho. Ariko anatanda, niba ari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza oxygen, aze kuzamuka akibaze. Uracyandika, urandika muri comment kuzamure. Anatanda arimo kurwana nuko Dr Ndushabandi ashobora kuzamuka. Ngayo nguko mbibutse ko ntabwo twe turi gufeta iyi myaka 16 my friend, ntabwo turi kubyina insinzi y'imyaka 16, ariko ku rundi ruhande turabyina insinzi y'imyaka 16 ko afande Makenga atigeze aryama, atigeze ahagarara, yanze ibiryohereye, akemera gufata ubuzima bwe akabutangaho ingwate kugira ngo iki kibazo kugeza aya masaha ntigihinduka amateka, ntitugende ngo tuzimire burundu. Aya masaha turi kuvugana, abaperezida b'ibihugu bakaba bari guhaguruka kugira ngo abantu basubire kuba ku nkomoko yabo. Ayo nguko. Fly high, one question. Twagiye twihuta, hanyuma ndacyarwana na internet y'umutumirwa, turebe niba aboneka. Fatiraho. Urakoze cyane Godfather Top Kivu. Nakabazo kumwe nkubaza, urabona UPDF yaje muri Kongo ku masezerano na leta ya Kongo. Ubwo bivuze ko dukurikije zira tubitana ibyo tubwiye, amasezerano yaba atakiri applicable. Akandi gashamikiyeho kuri icyo kibazo, urabona niba habayeho sterofe hagati ya AFC nani UPDF ibyiri gukora bishobora kuba byahungabanya amasezerano. Ibyo byo ndabona biri mu nzira ariko bigiye kugenda, kuko mabwiye ko muri attaque UPDF iri kubona ziturutse kuri Codeco, ntabwo FARDC iri guterwa. Ibyo ngibyo ntabwo biri butinde kumva ko UPDF ishobora kuva mu masezerano na Kinshasa muri operation ya Shuja, et surtout que muri operation zose bakora kurwanya ADF nalu, leta ya Kinshasa iha makuru ADF, kwa ibyo birazwi, iha makuru ADF ikababwira aho bari butere bakahava, hanyuma UPDF ya Equateur igasanga batari. Anaribyo byatumye kuva 2021 operation zaratinze kuba zatanga umusaruro uhagije. Zero operation ziri finance n'ibihugu by'ibihangange. Amerika ishyiramo amafaranga menshi cyane, menshi mu gufasha UPDF kugira ngo irwanye, ariko leta ya Kinshasa igakomeza igashira le bateau dans le roue. Ibyo uko bivuze nanjye niko mbibona ko mu minsi itaha ira menace nikomeza kumva ko UPDF Kisangani ikomeje kubera imbogamizi muri operation bari gukora, nabo bashobora kuhagera bakava mu masezerano ya Kinshasa. Ati se ko Uburundi buri gukomeza gukora ibitereske, ntabwo bakiri sous commandement ya Kinshasa. Nakubwira ko Kinshasa comme un acteur ko nabasobanurira bari abacteur, akaba ari acteur central muri iyi conflit. Ngira ngo mukurikirana kumva ko Kinshasa bavuga ngo il n'y a pas de guerre, ngo la guerre mwakurikiye abayobozi benshi bavuga ngo bikurikira kuri televiziyo, kuri bo kumva ko biri Buvira biri hehe ntacyo bahangayikishijeho, ahubwo abarundi nibo bahangayitse kumva ko
Uvira iyi saha imaze gufatwa, buriya Uvira bizaba birangiranye kuko ntiwicisha ingabo izambutsa kuza gutera muri Kongo. Vuga ngo Uvira imaze gufatwa ni ikiraro kizaba gicitse. Bo barahangayitse rero, Kinshasa idahangayikiye. Nicyo kibazo, naho intumbero y'abarundi kuri Uvira na Kinshasa ziratandukanye. Alors niyo mpamvu bo bakiri gukora ibyo bashoboye rwose kugira ngo barebe ko bakwita buriya gufata gukomeza kuba Uvira bo niko kwitabara, bitandukanye na Kinshasa itari kubona impact ya Uvira kuri bo nta kibatwaye. Si ukuvuga ngo ntabwo Uburundi butakiri kuri sukomandema, ahubwo nuko menace hagati ya Kinshasa na Bujumbura, Uvira iri très menaçant kuri leta ya Bujumbura par rapport ya Kinshasa. Niyo ngabo barimo, ariko ibyo ari byo byose ngira ngo nta gishobora kubuza isa kuba Uvira yaba libere, nta n'ingabo z'u Burundi ubu ngubu zishobora kuba zahagarika. Ni ibyo barimo nge nabyita nkaho bari gukirigita inzu, kuko nubwo wayikirigita inshuro miliyoni ntabwo inzu ishobora guseka. Ibyo bari gukora Uvira ngise ko ari ugukirigita inzu, ariko Kinshasa kuri bo nkuko mbisobanuye ntabwo Uvira ibahangayikishije, nguko ko situation imeze. Naho ibya UPDF byo biteye inkeke cyane gikomeye, kuko abasirikari babo benshi bamaze kuraswa. Donc vouloir ou pas, ukurikiye uko UPDF iri gukora, ishobora kuva mu masezerano hamwe na Kinshasa mu minsi itaha. Murakoze. Urakoze cyane bwana Oxygen Top. Thank you so much. Dr. Eric, uburanyumva? Yego ndakumva Godfather. Twongeye kugusuhuza, tunagushimira kuba uyu munsi wifuje kubana natwe cyangwa byakunze ko ubana natwe nyuma y'uru rugendo rw'imyaka 16 wumvishe, nyuma y'ibiriho uyu munsi. Turagira ngo nk'umwe mu bafite ubuhanga cyangwa ubumenyi cyangwa basobanukiwe ibintu cyane, bafite ubunararibonye muri ibi bintu ndetse muri politike mpuzamahanga, ndagira ngo udufashe mu by'ukuri, uduhe ishusho y'uyu munsi n'uburyo iki kibazo ubona cyarangira nk'umwe mu bantu babifitemo uburambe. Reka tuguhe stage noneho according urakotaringa ku, ntabwo ndi kubaza ikibazo one by one kuko wabyumvishe twari kumwe. Uraza guhera ku rugendo rwo kuva muri iyi myaka 16 Afande Makenga ahagurutse kugeza uyu munsi, ndetse n'ibiriho uyu munsi. Wumvishe ibyiza inama, wumvishe ibice byafashwe. Ese wowe mu mboni z'inararibonye cyangwa z'umusesenguzi, sinza kwita umusesenguzi z'uburyo ntaza kukwambura title ufite, ariko nzi ko ibintu bifitemo ubushobozi n'ubunararibonye. Reka nze nguhe umwanya ugire icyo utubwira. Uraza kutubwira uko ubibona, hanyuma noneho utubwire uburyo ubona haboneka igisubizo cy'iyi ntambara y'imyaka 16 beguye intwaro. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Muranyuba? Turakumva. Murakoze cyane. Nongeye gushimira kandi mwebwe mwateguye iki kiganiro, nkaba nsoje bagenzi banjye mperuka kera, ariko nishimiye kuba numvise ibitekerezo byabo, ndetse nkaba numva ibyinshi byavuzwe. Nta nubwo nizeye ko ndi bushobore rwose kugira ikirenge cyanjye mu cyabo, kuko bafite ubunararibonye, baravuga ibibazo tubibamo, ariko bakavuga bashingiye no ku buzima bw'imirimo babayemo. Aho bitandukaniye nanjye ni uko ndi umwarimu, umushakashatsi, yego ndasesengura, kuko mpora nitegereza amateka yanjye ubwanjye bwite muri aka karere k'ibiyaga bigari twabayemo twese, ku buryo contribution yanjye muri iki kiganiro sindi buvuge ko iri bube théorique cyangwa académique, ariko ndaza kuvuga bimwe na bimwe uko muri siyanse y'ibi bintu cyangwa se muri teori za politiki uko byitwa n'impamvu bitakemura ibibazo twanyuzemo, hanyuma turebe za perspective zishoboka aho urugamba rugeze ubu n'ukuntu bimeze, ni ukuvuga za initiative zose zaba iza diplomasi
none tuvuge ngo ese turabona ejo n'ejo bundi hazaza byakemuka bite, byagenda bite. Ako ni akazi k'umusesenguzi rwose. Nta mateka yihariye y'izi ntambara zose njyewe mfite, ndabyisiguye, ariko ishuri twese tubamo, ubuzima tubamo ni ishuri ubwabyo, ku buryo umuntu atabura icyo abivugaho. Ubwo rero nk'umuntu uri independent kenshi witegereza unumva, reka mvuge bimwe mu byo bavuze, tugenda tunasubiza icyo mumbajije. Reka mvuge ngo ibintu byose bishingiye hehe. Reka mvuge ingingo nkeya gusa. Iya mbere, muri iki gice cya mbere, ni uko amateka y'abantu cyangwa se amateka ya Afurika, twibukiranye neza ko byose bitangirana n'igice cy'isi cyangwa se akarere abakurambere bacu babayeho batagira za leta nk'uko tuzizi ubu ngubu. Turimo turavuga Congo, tukavuga u Rwanda, tukavuga u Burundi, tukavuga Ubuganda, nk'aho byahozeho. Ntabwo byahozeho. Twahoze turi amoko, za kingdom zibeshejweho no guhinga no korora, no guhiga ndetse n'ububumbyi. Izo kategori zose ziri muri iyo region ni uko nguko babayeho, ndetse bahanahana bakora za echange kugira ngo bashobore kubaho. Hiyongeraho ndetse n'imyemerere bari basangiye n'imico bari basangiye, ariko banasangiye uko biyobora, kugira ngo sosiyete nyine ishobore kubaho nyine muri icyo gihe cya mbere y'ubukoloni. Uko gusangira indangagaciro zimwe na zimwe, bagasangira za pratique culturelle cyangwa za tradition, ibyo nabyo ni ibintu abantu bagaragaza ukuntu ayo moko uko yari atandukanye, atanitwa amoko, yitwa mu cyongereza ethnicity cyangwa se ethnic groups, ahubwo ari za kategori sociale uko zari zibayeho. Nyirabayazana cyangwa se icyuho cyazanywe n'abakoloni kiza gifite ibintu nka bitatu navuga. Kiza gisobanura urujya n'uruza rw'abantu, imibereho n'imibanire yabo ndetse n'imiyoborere yabo. Baza bafite za teori bari bifitemo, ari nayo teori na n'ubu ibona igihari, gushaka gusibanganya amateka y'abantu. Ubwo si ugufarisifiya gusa, ahubwo ni no kuyazimya burundu. Igice cy'abantu kikaba kitavugwa, nticyemerwe, civilisation yacu ntiyemerwe. Iyo ni approche coloniale rwose ndi kuvuga, yashingiweho yo gusobanura ko bamwe bavuye kure, abandi bahasanze, teori ya autochtony, ndetse banabirengaho bakabyita ndetse race. Ni ukuvuga nk'aho ari uruhu abantu batandukaniye, kugira ngo bagire radicalisation yo gutandukanya abantu. Ibyo rero biri embedded, biri kure mu mateka yacu cyane, byaragiye birandikwa, birigishwa, bijya muri za teori. Uburaya buragenda burabikwirakwiza, natwe turabifata, turabitamira, turabyigisha. Na n'ubu nigisha muri kaminuza zitandukanye ndetse na Université de Goma. Kugeza mu myaka byanshobokeraga kujyayo, wasangaga koko travaux za fin de cycle cyangwa se za memoire, byose ariyo repetition zabyo, ndetse akaba ari intekerezo zishingiye ku bakoloni. Bikaba binafite izo ntekerezo zubakiye muri ubu Buraya, aho teori hamitique bantu gusobanura ko bamwe ari ababantu, abandi ko ari abanilotique. Murabizi ko na bitakwira ubu ngubu izo ngengabitekerezo bavugaga neza ba Oxygène na Johnny, ko iyo teori yo kuvuga ko abatutsi ari igice cy'abanilotique ndetse ko abandi ari ababantu, biragenda birigishwa. Kandi ubundi reka mvuge ikintu cyitwa bantu ntabwo ari données ethnique, ntabwo ari an ethnic determinant, ntabwo ari determinant ethnique, ahubwo bantu cyari ikintu gishize hamwe abantu bafite indimi zose zirimo ntu, zisangiye terminale yitwa ntu. Ibyo rero turabisangiye twese, ariko babirenzeho bantu baza kwerekana ko ari abavuye muri Chad, muri za West Africa, ko ndetse nilotique bo baturutse ahandi. Ukibaza rero icyo gice cy'abaturage bandi ni ryari bamaze, ni imyaka bamaze ingana iki kugira ngo batakaze indimi zabo kuba baravuye ahandi. Ibyo rero bavuye kuri dimension linguistique bajya kuri dimension ethnique,
babisobanura nabi, na n'ubu umuturage wo muri Kivu hariya ndetse Kongo yose baracyatekereza ko umututsi ngo atari umubantu, ko ababantu ari ubwo bwoko bundi bwose. Iyo rero ni approche nyine genocidaire burya, gutangira gusuzugura igice cy'abantu ndetse ukakigira gito, ukanagiklasifiya. Muribuka za stage za genocide burya babanza bagaklasifiya umuntu. Iyo ni argument ya mbere kandi bishingiye ku gikoloni. Ibyo rero byaje gusangizwa ubuyobozi bubi kandi bushingiye ku bukoloni, ubwo ni bad governance, politike kuva ibyitwa za independence zidafashe zabaye, ba Lumumba tuvuga, banga ko Lumumba abaho, banga ko Lumumba avugwa, yuko batashakaga ko iyo heroisme ivugwa, ko hari icyiza cyaturuka ku banyafurika cyangwa ku banyekongo, ku buryo batagira iyo symbole y'ubwigenge, iyo symbole y'ubusugire, iyo symbole y'ubutwari, bakabizimya kugira ngo nyine ya idée de nation idashoboka. Ibyo rero byarakomeje, imitwe ya politike ijyaho yose ishingiye kuri za region, ishingiye ku moko, biza kuba bishimangira za ntekerezo za gikoloni. Ibyo byose nta kindi byagombaga kubyara rero, byagombaga kubyara ubukene bukabije. Ubukene bukabije mu bantu no mu bayobozi, kuba batubaka za systeme zifashe ubwo ruswa no kwikubira na regionalisme na ethnisme biza kuba mode of conduct y'ibintu byose, bituma noneho ariho bavana amaramuko, politiki iba ikibuga kibi, ikibuga abantu bose bagomba kujya guhahiramo. Ibyo byose bishira icyuho hagati y'abakene cyane bikabije, bagatakariza icyizere abakiri bato. Murabyibuka ko mwese nanjye ubwanjye iyo myaka ya za 90 nta cyizere twari dufite, abari bari muri ako karere, cyo kongera kubaho cyangwa se kuzibeshaho cyangwa se kuzaniga za kaminuza izi twize ubu ngubu, ntabwo byashobokaga ko icyo cyizere kibaho. Ubwo rero iyo sosiyete ifite ibyo byose, utangira ukajya ku ngingo ikurikiraho ya kane yo gushaka nyirabayazana, ninde wabinteye. Ubwo iyo tunyuze muri izo nzira, harimo kwicwa, harimo kwigizwayo, harimo guhohoterwa, nibyo mwumva, ntabwo ndi bubitindeho. Oxygene yakabivuze neza, muri za 59 63 intambara za Kanyarwanda, ubwo nyirabayazana batangiye kumuvuga, batangiye kumushakisha kugira ngo barangaze bene igihugu batareba ibibazo uko biri. Kandi ni fenomene turi kubona n'ubu ngubu mu ngoma ya Tshisekedi, aho badashaka ko bareba imiyoborere ihari, bagashaka gushakisha buri gihe impamvu ahandi. Iyo teori rero irakomeza igatuma habaho noneho kwiheba, bikazana n'icyoba gikomeye, nicyo bita ontological fear cyangwa peur ontologique. Ubwo bwoba rero buvuga iki? Buvuga ko umunyapolitike aratangira akabwira umwenegihugu ko umwenegihugu atazabaho undi badasangiye isano akiriho. Kuvuga ngo urupfu rw'undi nirwo ruzatuma twebwe tubaho. Ibyo rero byayoboye ubwicanyi bwinshi muri Afurika muri rusange no muri Kongo, ariko hano noneho byubakiye mu kwanga umututsi aho ava akagera. Byubakwa noneho mu bitabo, byubakwa muri discours, nibyo bya hate speeches cyangwa se discours de haine, ziragenda zirimakazwa. Ibyo byose rero bikajyana n'indi ngingo ikomeye ya impunity, utagira uhanwa. Nibyo mureba, tugahora dutabaza ngo amahanga arebe ibintu biri kubera muri Afurika cyangwa mu karere kacu, ndetse tukanavuga ngo umuryango w'abibumbye urahari nka MONUSCO, ariko bakarebera ibintu bikaba tubireba. Ndetse muri iki kinyejana ho ikoranabuhanga ryadufashije kutagira ibanga noneho abantu bahisha, ku buryo ibintu byose bigaragara buri wese, ariko ibyo byose ntibitume hagira umuntu agira icyo akora. Iyo situation rero niyo turimo kugeza uyu munsi, kuva muri iyo myaka yose. Ubwo mfashe buri ngingo mvuze hano nkabwira Oxygene nti nampe ingero cyane cyane muri ibyo y'imiyoborere mibi, ubukene bukabije, ukareba za systeme economique Kongo yubatse ku buryo ntaho umunyekongo yari kweguka ngo arebe imbere agire gusangira n'undi munyekongo, ubumwe bwo kuba umunyekongo. Noneho banavuga ati dore common destiny, dore aho tugana twese, reka tuhubake.
no gukunda icyo gihugu ndetse ntibishoboka muri izi element nkeya nari ntanze. Reka ngaruke ku ngingo za M23 cyangwa se amateka yo kuva kuri AFDL, RCD, Synergie, CNDP, ibyo byose nk'uko John yabivuze neza, variable bisobanura harimo za variable jenoside. Mwabonye ko les éléments za jenoside zagiye zivugwa cyane, reka mvuge ibigira jenoside ni ibiki. Icya mbere ni ukugira cible, ni ukugira nyirabayazana, ukahora umuvuga, ukamwubaka psychologically cyangwa se objectively, ukamwubaka, ukamwita amazina, hanyuma ukamuclassifia. Classification murabona ibintu byose bikorwa baklassifia abo bantu M23 irwanirira bitwa abatutsi muri iyi myaka yose. Yamara kuba classifia noneho hakabivangura ryubakitse muri discrimination. Ubwo muri discrimination tuzamutse twava kuri ba Bisengimana kwa Mobutu, ukuntu bigijweyo, ukazamuka ukajya muri Kanyarwanda, ukazamuka ukajya muri za Magrivize ejo muri 86 7 na za conference souveraine zo muri za za Rukokoma, aho liste noneho yaje gukorwa, umututsi yigishwayo, ndetse reka twibukiranye ko hanabayeho na ntuza na recensement rwose ikanga kuvuga abo batutsi ko ari abanyarwanda, nako ko ari abanyekongo, bakiko ari abanyarwanda ari abanyamahanga. Ngira ngo ni muri za 84 nibutse neza. Ibyo byose ni ibikugaragariza ndetse ko habayemo gusemboliza ndetse ukanamugira ikintu, objectivation ya victime. Ushobora kubibona nabyo kuko ba Herodia Dombasi bavuga ati umututsi ni vermine n'izindi zose zivugwa muri iki gihe, aho umututsi aba ikintu cyo kwicwa. Ibyo nabyo ce n'est pas approuvé, ni ibintu byagiye bikoreshwa cyane. Naho polarisation ni ukuvuga gucamo kabiri kugira ngo noneho wa mu victime agaragare neza, nabyo ushobora kubibonera muri iyo nzira yose. Ni nk'iyo twumva ngo abatutsi n'abahutu n'abatwa muri Kongo barabanaga kuva kera, ariko hagize gutya barabyuka bahita bazamura ikintu cy'umuhutu n'umututsi baramupoza. Ni nk'ibintu byanabaye i Rwanda paraye, kivuga ngo umututsi niwe munyarwanda, ko umuhutu we ari umunyabwisha. Iyo ni phénomène ya polarisation izo groupe, kugira ngo batagira icyo basangira na kimwe, bakongera ngo ntabwo ari ikinyarwanda bavuga, ko bo bavuga ikinyabwisha ndetse ko bakomoka muri ubwo bwisha. Ibyo byose ni ibintu bipolariza le groupe, ku buryo noneho la cible iza gusangizwa bose, abantu bose bakumva ko wa muntu akwiye kugupfa. Dimension ya ntuza ya persecution, gupersekita abantu mu buryo buhoraho kandi budahanwa, nabyo ni ibyo. Bikajyana n'ikintu cyitwa complotisme noneho, ubwo bikarenga ba abantu bahatuye, kikarenga ya moko, bigafata amoko yose. Ubwo no complotisme akaba ari teori ikomeye cyane ku isi, ukabisangiza abandi ku buryo abantu bose bumva koko ko umututsi ari we nyiri kibazo cya Kongo na n'ubu. Ingingo ya nyuma navugaho inajyanye na teori ya jenoside, nk'uko abahanga babyerekanye, ni denial, guhakana ibyo muri gukora. Iyo urebye kuva muri iyo myaka yose bagenda bahakana ko atari ibyo. Na n'ubu muri discours politique, tugiye muri discours z'abariya abantu bose bakwereka ko umututsi atari we ikibazo, umututsi akunda kurwana nk'uko babivugaga, umututsi niwe uzana intambara, umututsi and so on. So guhakana ibyo uri gukora ni process utangirana ndetse no mu gihe uri kubikora na nyuma yo kubikora. Ubwo rero guhora uriya mudamu wari uhagarariye UN ndetse n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe kurwanya jenoside bakandika, tukavuga aba lawyers bagiye hirya no hino kubisobanura, yaba i Buruseli yaba muri Amerika. Izo nteguza zose, nicyo bita nteguza zose, ntihagire icyumvikana. Iyo ni process rero yo guhakana no kudashaka kwemera ibintu bihari. Ubwo nagira ngo ntange izo parti ebyiri za mbere zigaragaza neza aho ibintu biva, kandi bishobora kuba bifite ama-element menshi agaragaza ibyo. Reka dusimbuke byihuse tujye muri 94, aho twese twari duhari, nanjye nari mukuru, uko twari tubayeho muri ako gace k'isi cyangwa se mu karere ka Kivu.
ku buryo tuzi igihe byakomeye bikomera ingengabitekerezo ya jenoside. Njya nibuka 1993 turi ku ishuri, ubwo ndi kuvanga noneho ubumenyi na experience yanjye personnel kugira ngo mutagira ngo ni teori ndi kuvuga gusa. Nari ku ishuri nzi igihe impunzi zari zivanze na exfar zivanze n'abafite iyo ngengabitekerezo, ukuntu bifuje ko icyo gice kigarurirwa n'abitwa abahutu muri icyo gihe, ariho Magrivi yari yateguwe. Burya reka mvuge ino element, njya mbona icyo bita balkanisation aujourd'hui, uyu munsi yari yaratangiye ariko itangiranye no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwanga umututsi no kugira kariya karere ko kazigarurirwa n'abahutu gusa, ukuntu byigishwaga. Ibyo rero bigasangirwa n'andi moko, andi moko agashorwa muri ibyo, ya moko tugasanga ya moko nayo ari muri ya fragility y'ubukungu, muri fragility yo kutagira leta ibazi. Niyo milisia z'interahamwe n'abaturage ukabashyira ku kilometero 1-2 bitarenga, kandi ubundi amategeko mpuzamahanga avuga ko abantu bagomba gutandukanywa, ugatandukanya abayitwaje intwaro n'abazitwaye n'abaturage basanzwe, ndetse n'abaturage basanzwe bahunze ukabigiza ku birometero nibura 300. Ibyo byose ntabwo byakunze. Ubwo hano ntashaka kuvuga iki, ndashaka kuvuga umuryango w'abibumbye duhora twiteze ko ushobora kudukemura ibibazo. Amateka aragaragaza ko hari itandukanyirizo y'ibintu bibiri. Icya mbere, umuryango w'abibumbye ubundi ni community, ni ikintu kigari kivugitse neza, ariko wagishaka mu by'ukuri mu byo ufatika ukakibura, kuko community iba ari ntayo. Ubundi ikintu cyitwa community cyakagombye kuvuga ngo ni muri iyo idealisme cyangwa normative cyangwa se les normes internationales, bivuga ubundi ko umutekano w'umwe ugomba kuba umutekano wa bose, ariko nanone menace contre umwe igomba kuba menace kuri bose. Iyo teori irandikwa UN 1945, abantu bemeranya ko rwose bigiye kuba community koko. Iyo idealisme n'izo norme rero nizo zagiye muri crise, zijya muri crise. Operation zose za UN nyinshi ugasanga zikora uwo murimo igice, tanke za leta zitiyubakiye igisubizo ubwacyo ugasanga bidakemura ikibazo. Bisimburwa n'iki ibyo ngibyo? Bisimburwa na teori ya realisme cyangwa se inyungu, ko ibihugu bihora biharanira inyungu zabyo. Inyungu zabyo bishobora kuba ari inyungu zo gusahura umutungo nk'uko twayibonye ku bukoroni bwaba, ariko inyungu zabyo bishobora kuba nanone ari ugushira imbere ururimi. Urabibona muri 1990 ko bakoresheje bavuga ko RPF ijya gutangiza urugamba kubohora u Rwanda, mu byo u Rwanda rwarimo icyo gihe, babyise ko ari ibihugu bivuga icyongereza biri gutera ibihugu by'igifaransa. Ubwo icyo ni ikibazo cy'ururimi gikoreshwa ndetse nk'intwaro kugira ngo isi iyoborwe muri za 90 cyane cyane tukiri mu ntambara y'ubutita, Cold War cyangwa se la guerre froide. Iyo context ituma noneho ibintu bifatwa uko bitari, kandi nyamara abantu babona ukuri ko impunzi z'abatutsi zari zarahunze 1959 zaraheze hanze. Iyo teori ukayibona noneho na n'ubu abantu badashaka kureba ukuri ko abantu bamaze imyaka 30 mu buhunzi, kandi bagihari, bavukana nabo, twese tugihari tubaza aho bari, ndetse n'ibyo bihugu bikaba binari kubatandukanya babajyana hirya no hino, ariko batakemuye ikibazo nyabyo. 94 rero n'ukuntu ingengabitekerezo yabaye develope. Oxygene wampaye amasomo akomeye, wavuze amazina noneho iriya mitwe myinshi ntarinzi, sinzi ko abatwumvise mwese mwari mubizi, ariko ngira ngo ni ukugushaka ukatubwira neza iyo mitwe yose ukuntu byatangiye ari interahamwe na exfar, bikarangira bifite ayo mazina yose, bikava noneho ku bari bavuye i Rwanda bigasangizwa abakiri bato, bigasangirizwa abatoya, nibyo biriya bya Nyatura na Foka byaratangiye biri alire. Ibyo byose rero ingengabitekerezo iba yamaze gufata umubiri cyangwa se kuba institutionalize, ndetse tukaba turi kumva ubu ngubu ko ari filozofi isa n'ikoreshejwe ko ari demokarasi iri gukorwa kandi atari yo, ukayita ukundi atari.
facteur enye cyangwa se eshatu zatumye ibyo bintu bikomera oxygene yavugaga. Nuko byagize collaboration locale mu gihugu, bigira na collaboration regionale, bigira na collaboration internationale. Abantu barabirebera bikomeza kwiyubaka. Ni urugendo rero dushobora kubona muri imyaka 16 nk'uko babivugaga, ko ibyo byarakomeje muri contexte y'aho leta ya Congo bayivuzeho neza, ati ese kuki bitangira kuri Mobutu bikagera kuri Kabila bikagera kuri Tshisekedi na n'ubu. Bavuze principe ya continuité de l'État, niyo ndayemera, ariko nanone umuntu yavuga ko ari ibihugu binyura mu ntambara bikanyura mu makimbirane ariko bikananirwa kwegura umutwe ngo biva aho hantu, kugira ngo byeguke aho hantu nyuma y'imyaka y'ubushamirane yo gusenyuka. Ni ikibazo kindi kigari ndetse kirusha ibyo. Reka mvuge ngo ni ibiki bituma za leta zidahaguruka ngo ziyubake zihagarika ibintu nk'ibyo. Icya mbere mvuga ni modeli ebyiri, ndazivuga mu magambo asanzwe kugira ngo yumvikane. Modeli ebyiri kuva muri za 90 tubona. Iya mbere ni ukubaka leta bishingiye ku masezerano cyangwa guhagarika ubushamirane bishingiye ku masezerano. Iyo ni state building. State building ni teori twabonye mu muryango mpuzamahanga bagiye bakoresha mu bihugu bitandukanye, bumva ko gukemura ikibazo cy'abene gihugu cyangwa cy'igihugu bisabye ko ufata abashamiranaga ukabicaza ahantu bagasinyana amasezerano, bagafata the former enemies cyangwa se les anciens ennemis ukaba integratinga, hanyuma mugasangira imyanya mukarekeraho. Ubwo John ibyo yavuze ndi gushaka kubibonera igisobanuro, mvuga ngo kuva kuri za Sun City n'aya magambo meza yose yakoresheje byagiye byitwa ngo ni amasezerano mpuzamahanga, tukumva ko dukemuye ikibazo. Limitation y'icyo kintu rero, aho ibyo bintu bidakora ngo byubake amahoro, nuko aba ari amahoro yasinywe hagati y'aba elite, ni ukuvuga hagati y'abashamiranaga bahagarariwe n'abandi bantu bitwa ngo bari kugira ngo uzasubire inyuma. Nibyo turi kubona n'ubu ngubu. Nabivuze ejo bundi tumaze kubona Doha ibaye, cyangwa se bamaze guhura Doha, uvuga ngo iyo za leta zidafite imiyoborere ihamye ngo bashobore kuba basinya amasezerano mpuzamahanga, hanyuma basubire inyuma bagira ubushobozi na framework n'amategeko na policies atuma bashira mu bikorwa bya bintu basezeranye ku rwego mpuzamahanga, ntabwo bijya bikunda. Niyo mpamvu mubona umuntu yicaye Rwanda cyangwa se yicaye Sun City, ariko yagira Kinshasa ibyo yemeye bikaba biranze yuko bimusaba ibintu byinshi kugira ngo ajye kureforma ndetse no kubaka autorité de l'État na souveraineté yayo, kugira ngo bagire ubwigenge bwo gufata ibyemezo à l'interne, none bashyire mu bikorwa ibyo biyemeje. Ubwo icyabaye urusobe muri ibi byose niyo autorité de l'État itarigeze yubakwa. Iyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ari nabyo bitanga modeli ya kabiri, nicyo bita la reconstruction de la nation cyangwa nation building. Ntabwo mushobora kunyura mu makimbirane, kunyura mu ntambara, kunyura mu bwicanyi bungana burya no gutandukanya bene gihugu ku buryo ukeka ko gusinyana amasezerano ubwabyo bihagije. Bisabye ko cya gikoresho cya diplomasi gisinywa, ariko cyagaruka mu gihugu bakongera bagasubira hasi mu mizi y'ikibazo. Gusubira mu mizi y'ikibazo ni ukuvuga ngo mureke twongere twubake igihugu dushingiye ku mpamvu muzi zagiteye, root causes. Turebe mu maso mu yandi, turebe ibyateye iki kibazo, urugendo tururebe kuki umwene gihugu yageze aho ngaho, kuki imiyoborere yagenze uko iri kugenda. Kureba rero mu buryo bugari cyangwa bwimbitse, nta leta nk'iriya idafite vision ibikora. Nta leta n'imwe itaragira vision, itaragira icyerekezo gihamye cyo kuva mu makimbirane, koko abantu bakiri mu nyungu zabo ntabwo bajya bareba aho hantu. Ndi kuvuga ngo kureba impamvu muzi z'ibibazo.
ko agomba gushyirwa imbere mu byo akorerwa byose. Iyo utamufite rero si ubu ngubu wamugira, cyane cyane iyo abarizwa mu karere utakiyobora, warahatakaje n'abaturage bawe urabatakaza, ku buryo wumva ko kubahima ari ukubushyiraho gusoresha. Objectif yawe ikaba iyihe? Ikavuga ati reka AFC na M23 nyibuze amahwemo, nyibuze ko basoresha, nyibuze ko babona amafaranga, baca intege umuturage. Ariko nyamara bagira ngo bari guhemukira AFC M23, nyamara baba bari guhemukira nde? Umuturage wa wundi wikoreye agatebo, wa wundi wahashe, wa wundi woroye, wa wundi wahinze akeza, wa wundi wagize minere yagezeho, n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero ni ya leta iri irresponsible at all. Nta nubwo ari uburyo bwo gukemura ikibazo, ntabwo ari uburyo bwo gukemura ikibazo, ahubwo nanjye kuvuga ngo biratangira gutanga ishusho y'uko nawe ubwo utangiye kumva ko ari hakurya y'umupaka, utangiye guha sansi umuturage ko wamushize hakurya y'umupaka. Ubwo uba utangiye gutanga amahirwe kuri disikuru zivuga ko icyo gice wa mugani utakigifiteho autorite, kuko ntabwo ibyo bintu bizagarura umutekano, nta nubwo bizagarura cya gice, nta nubwo bizaca intege AFC M23, kuko AFC M23 yabayeho idafite imisoro y'abaturage, yigeze ibaho nabi kandi igera higera. Ubwo rero ni cya kintu kibura cya vision no kwihutira gusa gushaka guhima, ariko nyamara uhima umunyekongo. Ni nka biriya by'amabanke nabyo byose wabigeraho ukavuga ni harya ubwo niyo solution yari ihari yihuta, guhita ukata za banke. Niba utanashoboye kubiganiriza AFC M23, nta bundi buryo washobora gutekereza atari ugutangira guha sansi umuturage ko wa mugani wamusize hakurya y'umupaka ku buryo utangiye kumusoresha. Nibyo naba mvuze, Godfather. Mu mboni y'umusesenguzi ubona amaherezo y'iyi ntambara izarangira gute? Izarangira mu biganiro, izarangirira mu kurwana nk'uko biri uyu munsi? Umusesenguzi ntabwo ari umuhanuzi, umushakashatsi ntabwo ahanura, nta nubwo aba abitse ibanga ry'ejo hazaza, ariko ashobora gukora za projection. Nibyo nicyo bita forecast analysis. Forecast analysis rero reka tuvuge ko kugira ngo ikibazo gikemuke ni bya bindi byose navuze ngo impamvu muzi ni cause profonde. Kugira ngo bizakemuke bisabye kujya kuri izo mpamvu muzi. Kugira ngo ujye mu mpamvu muzi ukeneye igihe, timing, igihe kirekire. Ni ibintu byiyanjijisa mu gihe. Kuba byarangira ubundi tuzi ko uburyo bubiri traditionnel buzwi nk'uko bigeze binavugwa. Ubundi ufite imbaraga yatsinze umwe, amahoro ahita yubakwa mu buryo uwatsinze ashobora kuvuga ngo uwo narwanaga nawe reka muzane dusangire, ariko ashobora no kuvuga ngo uwo twarwanaga ntabwo nshobora gusangira nawe. Ubwo ibyo ni ukurangiza intambara binyuze mu mbaraga, hagasigara no kunegosiya nyuma yaho, ese uwo twarwanaga afite uruhare mu byo twakongera tukubaka cyangwa ntibishoboka. Icya kabiri ni uko uburyo bwa kabiri burangiza intambara ari ibiganiro, dialogue. Dialogue uko tuyibona muri iki gihe turi muri impasse. Ninjye wavugaga ejo bundi maze kubona abayobozi b'ibihugu byombi bicaye i Doha, navuze ni inyungu yabonetse ya mbere ni uko bashoboye kubonana. Umwe yavuga ko azabona na mugenzi we ageze mu ijuru, undi nawe akavuga ngo perezida w'u Rwanda ati kugira ngo nzongere kwicarana n'uyu muntu ngomba kumenya ko atari ifoto gusa twagiyemo, ko ibyo tuzavugana azajya kubishyira mu bikorwa. Navugaga icyo gihe muri icyo gitondo tukibona ibya Doha, mvuga ngo d'abord harimo kuba multiplicité d'acteurs cyangwa se multiple actors banatunguranye. Murabona ko twese twabyise mu gitondo bidutunguye. Ibyo ntacyo bitwaye kandi oxygene yabisobanuye. Inyungu ya mbere yari ukubona ko iyo ntambwe yashobotse, ariko nabazaga ati se concession zabayemo n'izihe? Buriya perezida Tshisekedi yemeye kwicara hariya ariko bamwemereye iki? Concession.
politike. Perezida Kagame kugira ngo bamuhe garanti ko noneho ibyo bari kuvugana biri buze gushyirwa mu bikorwa yemere kuhicara. Aho hantu nawe nanjye ntabwo twari duhari kuri izo concession, ariko projection umuntu akora direct ahita avuga ntese ubu Kongo yahindutse. Kongo arega ntabwo ari Tshisekedi. Kongo ni umuperezida ufite ubuyobozi buhamye, ufite inzego za politike, imiyoborere, inzego za gisirikare n'ubutasi ndetse n'inzego za diplomasi mu buryo bwihariye, ku buryo bazagenda bagashyira mu bikorwa y'amasezerano. Iyo leta nabonaga ari ntayo ifata ibyemezo bikurikiranye biri coherent mu buryo buhamye. Nabonaga n'ubundi ibyabaye minisitiri w'intebe ngira ngo cyangwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga uko byitwaye Rwanda yasubira Kinshasa bigahinduka, nabonaga ibyo bintu biri probable nubwo ari perezida wari uhicaye Tshisekedi. Ntabwo afite authority Kinshasa uko Kinshasa muyibona, harimo parlement, okay, agomba kujya kubwira ngo twongere twicare tuvaneho amategeko twashizeho yanga mixage no kuzongera kuvanga ingabo, kandi mu masezerano yose niho binyura. Tshisekedi sinamubonaga ajya mu bucamanza yongera kubwira ati mwicare bari abantu twabakatiye igihano cyo gupfa, kandi ndabona bazabisaba. Kandi Doha naho barambwiye ngo ningende nishanye na M23 tujye Rwanda. Aha hantu Tshisekedi wabonaga muri ya ntebe yicayemo ashobora kuzasubira inyuma akajya kubikemura ibyo kugira ngo ayicare yitegure ibiganiro koko. Aho hantu nahabonaga hagoye bitandukanye na M23 AFC M23 isaba ati mubanze mutuvaneho d'abord kutwita abateroriste, identite yacu turabanyekongo kandi duharanira uburenganzira bwacu. Kongera kurehabilita AFC M23 kuri iyo statut babita gutyo, ndibaza ko ari mu byibanze AFC M23 igomba kubizasaba. AFC izongera isabe ati mutuvanire ibihano byo gupfa, twongere twubaka amahoro dusangiye kuba bene wacu bose batashye kandi batekanye mu buryo burambye. Ntabwo ari ukubacura gusa, ni reintegration n'amahoro na development iri inclusive. Ndetse bakarangiza bavuga ati modele de leta dufite ubu turabona leta itazakora. Nk'umusesenguzi ndabona iyo leta baprojeta bakaprojeta leta federalisme. Iyo federalisme ça se négocie, ntabwo ari ibintu ubyuka mu gitondo gusa uvuge ngo ushizeho federalisme. Urwo rugendo rero ni rurerure cyane ku buryo kuvuga ngo Tshisekedi azicara na M23 AFC maze bumvikanishe ikaye de charge bagaruke bubaka amahoro aho hantu, kandi si ukubaka amahoro y'abatutsi byumvikane. Niba ushaka kubaka ibintu birambye ni ukubaka amahoro y'abanyekongo bose. It must be a national